Africa Digital Media Academy ni ikigo cyigisha filmmaking, production, video production n'ibintu byinshi bya animation bitandukanye, ariko nk'umuntu wariciyemo naje kuba base cyane kuri videographer ko twigaga amasomo agera nko ku 8, nkabona photography ntago biza neza, nkabona videography ntago biza neza, nako photo ntago biza neza, n'ibindi bya animation mbona bikomeye ndeba hari horoshye bariho nshira imbaraga nyinshi ari muri videographer, abari naho nkomeza. Mu mwaka wa 2 ndi kwiga muri ADMA nibwo naje kugira amahirwe yo kumva ko hari Flash FM yazanye television, barambwira ati Claire wajya applying. Kumva yigitangira kwiga umaze umwaka uri kwiga uvuga ati wenda mfite ka skills kuko nize muri ADMA imyaka 3. Umwaka wa 2 rero televiziyo ije ndagenda nako akunda ujya ahantu nta muntu koriyanse byari byo kwanga ibimenyane, ndavuga reka mfite kugerageza amahirwe ntawamenye wenda byakunda, ndahagera ndapplyinga dukora ikizamini. Nari n'umukobwa umwe mu bahungu bose uko field ya kamera usanga abakobwa bakiri bakeye. By'akarusho ro muri icyo gihe ho narangije muri 2015, urumva icyo gihe hari muri 2014 byari bitoroshye kubona abakobwa benshi bari kwinjira muri field. Ikindi cyari gishyashya mu Rwanda, ADMA yari maze kugraduatinga rimwe turi aba kabiri, umva ro byari bishyashya bitaramenyekana cyane. Ndaza turakora kubw'amahirwe ndapasinga, banyemerera ko mu mwanya wo kuri kamera. Nakoze kuri kamera hari nk'umwaka n'igice hafi imyaka 2. Nyuma wari umuyobozi wanjye wari programs manager yari umunyamahanga, bamwe asubira mu gihugu cyabo. Asubiye mu gihugu cyabo, nkanjye nk'umukozi wahageze bwa mbere kuri kamera narebaga ibintu byose uko byakorwaga. Barambwira ati ntabwo twajya kuzana undi muntu mushyashya uri buza agatangira ibintu A0 kandi televiziyo yaratangiye uhari, fata umwanya wa programs manager. Nibwo naje gufata titre ya programs manager, mba programs manager nk'umwaka n'igice, nk'umwaka umwe. Bose arareba baravuga ati Claire urajya imbere ya kamera urava imbere ya kamera, anga tugomba kujya imbere ya kamera. Ndagase niba ari ikintu mwese murabizi nk'abantu baba barakoze kuri kamera, iyo wafilmaga kugira ngo bagufilme nakazi, numva ni ibintu ntazashobora gutekereza kuri televiziyo miliyoni z'abantu bari kukureba. Numvaga ari nk'ibibazo, ari ibintu binguyeho. Gusa iyo nyine umuntu akubonyemo icyizere utakiyumvamo, bisaba ngo ubanze nyine nawe wiyumve ko bishoboka. Nibwo rero navuze nereka njyayo najyaga ngende gutitira ameze nabi, numva ari ibintu bitumvikana ukuntu nicaye nk'umuntu abaga ari kwariye tuba dufite telefone turi on air, hari igihe ugera gutya upfa kwishyira muri silence ukabona haka message ngo ndi kukureba, icyo cyataga kitangira kumanuka nkumva ndatitiye nkumva ndapfuye. So ntekereza ko ibintu byose nakamenyero mu mezi nka 2 yonyine naramaze kubimenyera. Ikiganiro kiva kuri 1 kijya kuri 2 kigera kuri 3. Kuko mfite ikiganiro cyitwa Good Morning Rwanda dukoramo turi 3 mu gitondo, nkagira ikiganiro cyo guteka kuri televiziyo ari nacyo cyanjye bwite. Ibindi byo ni ibiganiro bya Flash nkababera umukozi, nkagira ikiganiro cyitwa nganiriza, ikiganiro cy'umuryango. Nagiraga icyo gihe n'ikiganiro cy'abana ariko inshingano zaje kuba nyinshi nkivaho. Nyuma ngarutse kuri ikiganiro cyo guteka ntekereza ko ngenda bikunda mu buzima busanzwe, kubera ko kurya neza n'ubuzima bwa buri muntu wese. Mbere y'uko rero mba umunyamakuru nabayeho umutetsi personal, kwa kundi utekera umuntu mu rugo. Abantu benshi yumvishe gutekera umuntu mu rugo, umukozi wo mu rugo, nabayeho umukozi wo mu rugo mu gihe kingana n'imyaka 4. Natekeraga abazungu, umugore yari umunyamerika, yari umuhaisien, umugabo ari umunyamerika. Mbatekera imyaka 4, ariko ntageze n'ubundi ntari umutetsi. Nahageze ndi umuntu wo kubafasha kurera abana, ko nkunda abana cyane, nkabafasha n'ibindi bintu bisanzwe byo mu rugo ko babaga bafite abakozi benshi. Ariko abona ko ngende curious, byakarusha nk'umuntu wavuye muri Kongo. Buri abantu bavuye muri Kongo arukuntu bagira akabako ko guteka hari ukuntu abantu bavuye muri Kongo bakunda igikoni cyane. Abona rimwe umukozi watekaga aragenda arambwira ati ntabwo turi burye se, ndabona ariko ngenzi guteka iby'iwacu. Atangira kujya mpa amaresete, zana nk'igitabo cyo guteka cy'Igifaransa, uza Icyongereza, ushobora gusoma ukumva ibintu. Yego tugatekana, kanyerekera ibintu nk'ibyo byose.
nko mu byumweru nka 2 arambwira ati ndi kubona ubizi n'ibyo uteka abana barabikundana nta mpamvu zo kuzana umukozi uteka ahubwo turagaprogretinga akazi ubu umutetsi wacu numva ni byiza amafaranga yaje imvura niyo wandaza hasi ariko amafaranga ari kwinjira nta kibazo mbona amafaranga ari kuza numva nta kibazo tutangira turakorana ibintu bigenda neza kuko nk'umuntu ukunda igikoni noneho ubikora ubikunze bigenda biba byiza nyuma baza kuza gusubira iwabo twajyana nubwo nahise njya nyine mu bya filmmaking none maze kugera kuri televiziyo ndavuga se kunzi ko nta mwuga ushobora kubuzi nari maze kubona ndabizi yego sifite certificate ariko icyo nateka cyose uretse natekera kambwe ati ni sawa kuki ntayibyaza umusaruro nzi gufilma social media ziri numva bavuga ngo zirinjiza ariko ntarabibona kandi social media bavuga ko zibeshya nabwirwa n'iki ndashobora gushora umwanya n'amafaranga ngashya ndavuga wazabigerageza twese dufite smartphone nifatira rifite Samsung S Edge nayiguriye mu byanjye magana ngahe ndavuga ntingiye rero reka ariyo ntangiriraho ariko kuko narize uburyo bwo gukoresha amashusho ariyo ya ubundi skills niyo y'ingenzi kurusha n'ubundi n'igikoresho ndavuga no kibura ntabwo wide shot nzayifata ikindi okay ntabwo nzigera mbona sound kuko ntabwo mfite microphone ariko nimfata ama close up bizakunda kandi numva sound itameze neza nzashira subtitle abantu bazabyumva kandi guteka ndabikunda kandi byaba byiza abantu bose bamenye guteka nkanjye nibwo nahise ntangira kumva ko ngomba gutangira YouTube channel ariko tukiri kwiga muri ADMA bari baratweretse ku nyine twakoresha mu social media narafunguye aka YouTube channel karaho kuko iyo urebye YouTube channel yanjye usanga yarafunguwe muri 2013 ubwo numva nibwo nageze muri ADMA muri 2013 ubwo menera gafunguye twarakora gutuntu turaho tugashyiraho ndavuga sifite YouTube twafunguye wareba ukuntu bayikoresha ubundi ngatangira ngakora nkakoresha telefone yanjye ndatangira ubwo urumva ko video yanjye mfiteho ya mbere imaze imyaka 2 turi muri 2022 ubwo ni ukuvuga ko natangiye YouTube channel muri 2020 ko video yanjye mfite imazeho imyaka 2 ndangije najya ndeba video zanjye nkabona nziza kurusha iz'abandi nkavuga ati wenda sinzi ko bafite amakamera sinzi ko bafite ibihe bikoresha nkabona ni sawa ariko ugasanga abantu bara complaininga ntago tukubona urabizi telefone iyo ushizeho mu maso nta light noneho witoba amakara nkavuga ati nibareba iki gisura sundi bazandeba nangira kubyanga gusa hashize igihe nibwo naje kubona abandi bambwira mu YouTube zirabahemba ngo bimeze neza ndavuga okay reka ndebe ko nakwinvestinga ko nzi neza ko udashoye biragoye kujya mu giri cyona kimuzunguka uronze ugashora of course imbaraga amafaranga igihe ibintu byose akaba ari gushobora kunguka ndagenda nguraga kamera ngura utwombo unshaka utunda setting up iyo urebye background yanjye ubona ukuntu background abahameze ko nabonaga ntago nabona twese twadukodesha na amageto ntabwo mfite mama muri Kigali tubana ndibana n'abavandimwe banjye ndavuga nti rero umva nta usanga buri wese atinya gutangira ndatangirira kuki nta kintu mfite ntaki ahubwo reka nkwereke ukuntu natangiye nari mfite agashyiga k'udushyiga tubiri gasanzwe mfite telefone none ko byanze se ubundi niyo ugize hano biremera niyo ugize gutya biremera saa sita zarenze okay
reba nka video yanjye yo mu myaka 2 ifite views 300 none hano ndashaka kujya nkora version 2 icyongereza nkana translatinga mu kinyarwanda nkayishyira no mu cyongereza none urabona nk'ingiyi niyo ya mbere nashizeho pizza yari ifite views 318 2 years abantu 300 ego views ariko nuza kureba ukuntu urabona ko ni medium na close up ubwo icyo nakoze utuntu tw'utwombo duke naguze ndi yaranja ubona nyine ishusho n'ubundi ntago riba risa neza niyo nashiramo high quality urabona ko nabasha ku exportinga 1080p ariko ukabona n'ubundi ntabwo kalite nyine ya telefone imeze nka kalite isanzwe ikindi kiza cyo nabasha kubona nuko nabaga nzi neza ko nifata close up at least biraza kuza kugerageza gusa neza bya bindi byo kuba udafite ibikoresho ariko ufite skills kandi bya bintu ukabona biragaragara maybe network reka nshire hano ego ku muntu wafilmiraga nukuvuga ngo mfite muri umuna wanjye tuvukana tunabana nawe yize namushishikarije kubijyamo hari igihe urangiza kwiga ukabona ko ntabwo ubwo nyine kurangiza kwiga kenshi tujya kubyita secondaire ariko secondaire ukabona ntabwo ufite ubushobozi bwo kujya muri kaminuza hari zimo byari bimaze gutangira kumenyerwa hari aho ushobora kwiga amezi 3 tambwira wagenda ukiga amezi 3 ukaza ukabyiga byakorohera ushobora kubona akazi dushobora kugakreya tukajya twakoraga ibiraka icyo gihe by'ubukwe n'iki ndamushishikariza ajyamo sister yarankamiraga iki gihe cya telefone ko byabaga bigoye kuba nakoresha akaboko kamwe ndi no kwifilima ariko kuri ubu ngubu video zanjye nyinshi ndi film kubera ko mfite tripod mfite kamera ebyiri ushobora kwishyira kuri wide ndi nkayishyira kuri close up bikanyorohera ko nagira gute nabasha gukora nta mfite umuntu gusa iyo hari biraryoha cyane kuko ubonamo na ya mashusho ya movement bikanihuta iyo ni film yanjye nyine biratinda cyane bintwara umwanya urabona ko nta kintu zitwaye kuri telefone video ya telefone ntacyo bitwaye cyane ariko ninza kugaruka ahangaha ibaze nk'ingi imaze amezi 2 ifite views 113 iyi video nkaba nakwibaza byambere ikintu cyangura kuri YouTube kumenye abantu banjye bakunda iki ese kugira ngo YouTube abandi barareba uko nafite miliyoni abandi bafite 100,000 abandi ntacyo niki na kimwe bagize no kuvuga ngo mu myaka 2 natangira gukora YouTube nabaye serious mu mezi 3 ukwezi kwa 9 ukwezi kwa 10 ubwo nyine rwera mu kwezi kwa 9 kuzamura nibwo nabaye serious na YouTube ndavuga ati uzikengi yari deal dusiko bine bintu umuntu yabikora koko akabona amafaranga ugashora ukinjiza bya bindi bavuga ngo ntago ari social media bya bindi bavuga ntago ari amagambo koko nibwo natangiye kubona ko ibintu ari byo ibyaturutse kuri video nakoze y'isombe iyi video nakoze y'isombe kwa kundi nyine bimaze igihe YouTube iragora cyane ubura nari nakoraga nkashyiraho video 2 ku cyumweru ariko ugacika intege ukabona wabuze n'amafaranga ukabona ntago bivamo tanje ndavugane se ibintu nzabivamo nkumva nshaka kubivamo nyine nkabireka nkajya rimwe nshiraho imwe ubundi sinshyireho nyine sibe serious rimwe nari maze nk'amezi 5 ntanayirebaho monetization bari bayinyatse nari maze kugura kamera maze kugura ibikoresho byose mbona ngiye kuba serious uvuga ati ngiye gukora nanjye ndebe ko nabona amafaranga ya YouTube monetization bayitwara kuko narifite nk'amadolari 80 bavuga ko ugomba kuyabikuza ashize igihe kinini cyane kugira ngo mbone icyo bita pin na AdSense bari barayimpaye hari byo ngomba kuzuza numva nasobanukiwe ndatinda ntinze barayinyaka nashaka ubinkorera bigatinda bikanga bigeza ngo ndavuganira kambyihorere
rimwe umuntu arambwira ngo ufite video ufite 100,000 ayo yiyongeye isomye ndavuga nigenda gute se jewe video ufite 100,000 ara screenshotinga anyoherereje nibwo nahise mvuga ni wow siko bino bintu ari serious nsanga iyo video yonyine ninkwereka amafaranga iyo video yonyine yinjije urumirwa ndebye mbona iyo video yonyine yinjije 100,000 ndavuga what ibi bintu ko biri serious kuva icyo gihe nubwo ndi mu Rwanda ndi hanze y'u Rwanda ndavuga ni nindamuka ngarutse nzeta ntangira kuba serious nibwo naje ndavuga ni YouTube ni bon ntangira gushyiraho video nyinshi nanjya kubyitaho kuva mu kwezi kwa 9 mu mpera ko naje tariki 28 z'ukwezi kwa 9 kugeza uyu munsi hagiye aba subscriber 20,000 na umva views najyaga ngira views nka 200 ku munsi 180 ubu ngubu iyo maze video imaze umunsi umwe kugira ngo mbone ko yarebwe n'ibihumbi 10 yarebwe n'ibihumbi 10 yarebwe n'abantu 8,000 kandi 8,000 yashobora kuyamara n'umwaka itararebwa bingana gutyo uko performance yawe imeze revenue ona muri August nibwo nari mfiteho nyine umuntu nari narabitaye arambwira ngo nibwo nabonye video ifite abantu benshi nsanga ifite $170 tagaye amafaranga kari menshi ngiye kureba noneho za video reka ndebe ama detail neza kuvuga ngo iyi niyo video yatumye mbona koko YouTube iri mo deal iyi video yonyine maze kwinjiza $168 kandi iyo ndebye ibyo nayishoyeho ni nk'ibihumbi 9-10 kuko ni ibiro 3 by'isombe ni ibiro 2 by'ubunyobwa nta mafuta y'amamesa n'amasaha 2 yo kubiteka n'amakara mishize mu bindi tubare inote 10,000 inote 10,000 ukinjiza amayero 168 umva iyi video yonyine yarebwe n'ibihumbi 184,539 ariko iyi video imaze umwaka n'amezi na n'ubu ngubu iyo ugiye kureba usanga iri mu mavideo ayoboye iyo ikintu cyarebwe cyane nicyo gikomeza kurebwa n'ubundi nongera kugira aho indi video imwe nayo y'ubugari nayo yarebwe n'abantu 1,100 ariko kuri ubu ngubu kigiye nareba nabaye excited ndishima numva birandenza ariko sigaye mvuga ngo ati kayenda nijya kubona nkabona habaye nka 500 kubona maze kuba achieved kuri icyo kintu so ntekereza ikintu cya mbere cyo navuga nko kuri YouTube kugira ngo ube successful kuri YouTube uba ukeneye ibintu bitatu ukeneye kugira thumbnail nziza niba ushobora kureba video zanyu muri sarangasha YouTube yawe ubona iteye inzara ubona ibintu koko biriho ikindi ubona ari ibyanyabyo hari benshi usanga yashyizeho ifoto itandukanye nibyo biri gukorwa icyo gihe uraklikingaho wamara uklikinga ko wabona atari byo ukavamo bira ntago bizakunjiriza amafaranga yego views ziyandika ariko kugira ngo amafaranga abe menshi hari bisaba dilation yaba umwanya abantu barebye video yawe none bayinjiyemo akagenda akabona views yabaye 100,000 hari channel zifite 500,000 zinjiza $100 ku kwezi zinjiza $200 kubera ko content yabo ntago ibikunzwe ibyo bikurura kuri cya kindi bita RPM iyo video yawe irebwa cyane tuvuge niba ashobora kuyireba iminota nk'itanu kuzamura uburi siriko ushaka kugira RPM iri hejuru RPM iri hejuru ukaba wabasha kugira amafaranga menshi no kuvuga ngo rero iyo ushaka gukorera amafaranga kuri content uba real kuri YouTube ushaka gukoresha amafaranga uba real ukavuga ati niba ndi kuvuga ngo ni computer ya Mac mfite ni Mac ntago mfite igipapuro nasize iribara kuko wa muntu aba interese kumenya ukuntu ya Mac ikora nafungura basanga ni igikarito ntagazagenda ariko nasanga ari Mac nkamwereka ibintu byose uko bimeze azabikunda nk'ubu nimugenzura mu video yanjye nta dislike nimwe mfite kuko nutabikunze nako nubikoza arabireba akavuga ngo bino bintu narabikoze nibyo ngerageza kuba ariyo kubwira abantu ibyo ari byo ugatandukana n'abantu avuga ngo social media zirabeshya ibiki
Yeah. Ikindi cya mbere ni thumbnail, video thumbnail imeze neza, title ukuntu wanditseho kugira ngo umenye title iyo ubona itarebwe cyane. Nka buri munsi ndasura nkahindura ama title, nkahindura ama thumbnail ni ifoto ibiri kugaragara nk'ubu ngubu, nk'iyi ni thumbnail kugenda ngerageza video itarebwe cyane, akaba ari nayo ugenda ushira iyo uri ku uploadinga video. Inyuma bagusuggestinga niba uri bushyireho video yarebwe cyane, niba uri bushyireho video itararebwe cyane, nshaka kugira ngo nazo zigende zirebwa nkazishiraho inyuma. Iyo uje nko kuri editing gutya, edit video, ukaza kuri edit, ushobora kubona kuri end screen, mujya mubona ko ari utuntu inyuma tuba duhari. Ahangaha video ibikurikiyeho ushobora guhitamo niba wenda ari nka video mbona itarebwe cyane nkeneye kurebwa, nakoze nka video nziza nka zira mfite nziza zarebwe, nshobora guhita ngashira inyuma. Bituma wa muntu urangije kureba ya video atavuga ati kandebe niyi, ugasanga ugenda ufasha ya video yawe kwizamura. Cyangwa se ugahita uhitamo n'ubundi iyo uploadinze cyane iki baguhitishamo icyo ushaka kureba. So sinzi ikindi wenda navuga kuri YouTube cy'ingenzi cyane nuko kuva kera na uploadinga video ebyiri nta change nabonaga, ariko natangiye ku uploadinga video byibuze 5 mu cyumweru, ubu na uploadinga kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuko YouTube ishaka kugira ngo ube serious, ibone ko ari akazi. Niba bakubwira ngo kugera ku ishuri ni saa moya, iyo uje saa 3 ari igihe bakwirukana cyangwa bakaguha n'ibindi bihano runaka. Naye niba warayibwiye ngo ngewe nkora video 5 mu cyumweru, zikeneye kuba 5. Niba warababwiye ngo ngiye na uploadinga saa 6, ukeneye kuba ku uploadinga saa 6. Niba mbese kuba consistency, yiba consistency usanga YouTube iba recommending ama video yawe cyane, bunye irakufasha kwamamaza. Kandi uri kuri front page ufite thumbnail nziza, ufite title nziza, uba ugomba kureba uko byagenda kose. So ntekereza ko rero icyo ni icyambere cy'ingenzi cyane, kuba consistency. Muri 2013 numva ko twarigaga twize gukoresha ama social media, nibwo nafunguye YouTube channel. Ariko kwa gutangira kugeraho ntabwo nigeze ntekereza ko ni impindura ndi bukenera gukora iyo YouTube ngahindura igihe natangiye. Nibwo na create YouTube 2013, ariko content natangiye kwishyira aho. Mbara utuntu ko kwishuri twigaga dukora utu animation nabisibyeho, bita nkomereza na content yo guteka. Ariko video yanjye ya mbere nayashyizeho muri 2022, nibwo natangiye gukoresha YouTube nshiraho content ngiye guteka. Ubwo mbara ko n'ubundi YouTube channel yanjye ngiye kuri ngewe muri ibi ngiye maze imyaka 2, nubwo na create YouTube muri 2013. Ukubera icyari umuntu ukora video ikarebwa n'abantu 20, undi agakora video amasaha 2 ugasanga irebwa na miliyoni, biba byagenze gute? Niko kugutekerereza nkabona wabiye ngatekereza ngo arashonje cyangwa arahaze ibintu bibiri, cyangwa se afite ibitotsi. Nukureba ukareba ukavuga uti se ngewe ntangira ndebye kuri achievement yanjye cyane, ikintu nahereyeho guteka, natangiye kwinjiza amafaranga cyangwa se kurebwa cyane nkora ibintu bisanzwe. Ndajya guteka pizza, se ninde munyarwanda uri bujye kugura cheese hari angateke pizza, ariko ni nteka ibishyimbo. Nka video mfite ibishyimbo birefite abantu 30 bayirebye, yinjije amafaranga 28,000 by'amayero. Ari ibishyimbo bisanzwe. Ariko ni nteka ubugari ngateka n'intoryi, wabonye ko yarebwe n'abandi 100,000. Iriya video yinjije amadolari 60 kanze ndebe, amadolari 60 gutyo. Sintoryi zigura ngaye, sintoryi z'ijana. Ni ibintu byoroshye cyane. Urebe gusanga ibyo abantu bakunze nibyo uragereranya ukareba. Naragenda avuga ati ibintu abantu bashobora kubona mu Rwanda nibyo bishobora kunyinjiriza amafaranga.
nibwo natangiye kugerageza. Rero nawe iyo uri gukora urareba ukavuga ati reka mbanze ndebe icyo abantu bakunze kurusha ikindi. Kandebe wenda nk'iyo y'ubunyobwa, ubugari, kilo cy'ubugari kigura 500, natetse nk'inusu ya 150. Okay, ngiyi muze kurebwa. Siko ntari mbizi. Imaze kwinjiza amayero 105. Ngaye ntabwo nari twigeze hano numero kari muri 50 na nko guteka umureti, gusa umureti w'amajya 3 amadolari 81. No vanga ikintu cya mbere ugasanga ibintu abantu benshi bashobora gukunda. Nk'ubu ngubu ndashaka kongeramo iyindi content. Urareba ugasanga nk'ubu ngubu iyo ugiye kuri social media ugiye gukora iki? Ugiye guseka no kurelaxinga no kuri ibintu byoroshye bitavunanye. Ushobora kureba ukavuga ati okay, niki nakora muri content yanjye kikaba kiramiza umuntu akakireba akumva arishimye. Icyo gihe nibwo utangira gutekerereza abantu. Iyo bikoze ku bantu babikunze wibaza impamvu. Hari n'ibyo ukora rwose nka video. Hari nka video yantunguye numva biranambabaje. Nakoze video mbona nziza, ibintu biryoshye bimeze neza, harya ni ikidi mbona ntabwo abantu babirebye, ndavuga ati kose nzabigenzane. So no kwango rero ushobora gukora ibintu ntabwo uri kubyikorera cyane cyo uri kubikorera abandi. So ushobora kubikunda sina nabikunde. Nk'iyi video nakoze nari nzi neza mvuga ni iyi video iraza kuza kurebwa pe. Iraza kuza kurebwa cyane, ariko kazureba ifite 3,000. Abantu 3,000 nabo bayirebye. Iyi video yarebwe n'abantu 3,800, imaze ibyumweru 3. Nareba izi imbere yazo ukuntu zarebwe, ariko naje gusanga ikibazo na uploadinze ahantu ndafite audience. Nyine urumva mba kugenda nkora niga YouTube no kwiga. Ubu namaze kumenya audience yanjye amasaha 2. Namaze kumenya amasaha ngomba ku uploadingiraho, namaze kumenya ibyo bagenda bakunda ngenda mbihindura gutyo. Nk'iyi video ureba ukuntu wabikoze, ukareba ukuntu byoroshye, ukareba ukuntu biryoshye, ukavuga ati kino none bazakireba, ariko ntabwo uzi icyo umuntu ari bukunde. Na expectingagamo ko iri burebwe cyane, ariko 3 weeks ifite 3,800. Okay, sinzi niba ari ikindi kibazo. Igihe abantu bawe nyine bakurikiranira ibintu posting aho n'iki. Indi no kuganira nabo, kuganira n'abantu bawe. Niba bazi ngo uploadinga saa 7 mpari, ku buryo ngezaho nkora premium nkaganira n'abantu bageze kuri 50. So urumva rero ntajya gukora ama live, nzameke ngashaka ko mfite abantu. Uraganira nabo, kumva icyo kubajije, gutyo ukinteractinga nabo. Icyo ni ikintu cyatgiye ntuma nagikora. Ikindi kintu nanone warumbajije ngo nyine kureba amasaha reka nkwereka wenda ukuntu umuntu ashobora kubireba, niba ari umuntu ufite YouTube channel cyangwa se ushaka kubireba kugira ngo amenye audience yawe ni hehe ni ryari. Urabona neza kuri audience hano simona ko mfite subscriber benshi, subscriber 35, ariko reba abantu bandeba n'abantu batari subscribed. Reba abantu bari subscribed bandeba 7.7, unsubscribed bandeba 92.3%. So urumva rero nubwo ubona ngo umuntu arabone ntago ari bariya bose ari babagira gute no kumenya ngo abantu bandeba nk'ungu abantu bandeba ni nabagore cyane kurusha abagabo. Nkanareba n'imyaka abantu bandeba mu nebanga, mbese uhora wiga abantu bandeba nabahe, ni mu Rwanda, ni mu Burundi, United States, Uganda, hehe. Ariko hari n'ibindi bihugu byinshi cyane nka Peru iri mu bihugu bindeba cyane, usanga Yinjiza amayero 10 kuri buri video barebye abantu muri Peru. Usanga n'ubu audience kugira ngo umenye audience yawe bigenza ko kuri telefone ko kabinyereka neza, kuri computer musindi.
ntabwo kuri computer ndi kubibona neza. video cyangwa ufata umunsi ugashutinga n'izo uzaploadinga mu kindi gihe? Ubundi Sunday niwo munsi wanjye wo gushutinga, ariko hari igihe bitankundira bitewe nuko nagiye mu bukwe, bitewe nuko nagize izindi gahunda zintunguye, bimbera byiza iyo mfashe umunsi umwe mu cyumweru byibuze ngashutinga video zose nkeneye gushutinga. Ibyo biryo mukabimara umva oyize ngo washutinga zingahe? Niki nibaze rwa bambwira ati ubishyira hehe, ni ukuvuga ngo tubana turi benshi, ibyo koresha ibyo nkira ndetse ngewe sinanarya, uburankoramo rya rindi rimwe ryonyine mureba. Simbasha kubona umwanya wo kurya kuko ndatestinga gusa nkumva birahagije. Nshobora gukora ngo niba musiga mubona nkora utuntu dukeye. Kera nashobora kuba nateka inkoko yose, nkateka icyo gushaka kuvuga toke niba ari inkoko ubwo ni partie nyagatuza, ni recette, amatako ndagura hande mataka ngahe ni recette, wings ni recette, niba ari kiro kibirayi kiravamo recette ebyiri inusu gutyo. So numva ngo nukubara ibintu byose ni imibare. Ntekereza ko ari uko nabibuze ibya audience, ariko nko kuri telefone mfiteho aka app kamfasha. Giye kwinjiza ni nk'izihe mbogamizi ubona wowe ugihura nazo nubwo watangiye kwinjiza? Imbogamizi zo ni nyinshi cyane, ntabwo biri stable. Ntabwo ushobora kuvuga ngo njyewe meze neza ndabizi ninjiza gutya na gutya. Nureba hano sinzi niba kamera abasha kuyibona, hari ukuntu ureba ukabona imirongo, uko imirongo y'ubururu myinshi cyane n'amasaha uhita umenya audience yawe iri ryari kurushaho. Urumva rero ahangaha no hantu hambwira ngo ubona audience yanjye nureba urasanga iri kuva saa 10:10 kugera mu saa 9 na saa 12 kugera nka saa 3. Nanone nkagira na audience kuva kwa mbere kugera kwa gatandatu kereka ahantu hamwe nka saa 12:30 no nshobora kugira audience na wundi weekend. Ubwo nkayira video nakubwiraga na uploadinze ari weekend, kandi weekend umva nta audience na nto mfite, ubona nyine bikiri hasi cyane. So ugomba kumenya audience yawe ni yihe. Ikindi range y'imyaka y'abantu bandeba ni kuva ku myaka 35 kugera kuri 34. Icyo gihe utumenya nyine urubyiruko ruri muri iyo myaka baba bashaka iki. Wenda badafite umwanya muri no kwicara ngo barebe, ubaye ufite abasaza cyane wajya urondogora se, wajya urandaga, ukamenya audience yawe ukabigaho, ugakora n'ama research menshi cyane ku tuntu waba uri gukora, kandi content yawe atari kwikunda ugenda uhindura. Naye imbogamizi zo nuko biba bitari stable. Ntabwo uyu munsi ushobora kwinjiza nk'uko no kwezi nakomeje ndakora no kwenda nigeze mba nk'ama video nkangaye nasibye nta uploadinze nk'abiri, ariko ugatubona ohombyo hafi $100 nk'ijana. Umva ntabwo ari ikintu wapfa kwiringira uvuga ati ibi ngiye kubikora byonyine. Kere kuvuza uti mfite YouTube channel zirenze imwe, hano ndakora ibi n'ahandi ndakora ibi. Icyo gihe ushobora kuvuga ati hari ninjiza 100 birangiza 500. Twirageze ko abantu bari kwinjiza $10,000 ku kwezi muri uru Rwanda, 5,000,000 umutwara imodoka uri mu nzu nziza umeze neza, ngakora icyo nkorera YouTube bikamurenga. So no kuvuga ngo ari ikintu cyose ngiye mbona kugira ngo social media ikwinjirize, sina YouTube gusa, TikTok ihemba neza kurusha YouTube. So kuvanga content byo bishobora ufite content zigiye zitandukanye bishobora gutuma YouTube yawe izamuka cyangwa ahubwo byatuma imanuka? Bituma imanuka kubera ko YouTube ishaka kugira ngo ibone kuri serious mu byo uri gukora, imenye n'ukuntu kure komanda. Kuko iyo ugiye kurikira barakubwira ugiye gukora DIY, ugiye gukora ubuganga, ugiye gukora ubuvuzi, ugiye kwigisha, ugiye guteka, ugiye gukora siporo, ugahitamo category y'ibyo ukora. Urumva rero niba uvangavanga warabanjemo kuri muri category ya siporo, bazajya bagukora komanda ba sportif kandi uri guteka,
cyangwa se uri muri comedy harya umusiporutifu arabikeneye nuzaba ari umusiporutifu ubikeneye azaba ari umwe mbese uzajya ugira byose zo gutora ariko iyo ubaye consistency ku kintu kimwe ni nabyo byiza niyo tujya kureba nk'abo twigiraho abanyamahanga usanga bafite YouTube ye iriho ibi n'ibi ugasanga afite vlog ashyiraho utwo yiboneye twose ugiye rero gushinga YouTube channel nakugira inama yo kutavanga kugira ikintu kimwe kugira ngo making sure ko niba kure komanda uzabura ahantu hamwe uri stable abantu usanga barabaye monetize deje ariko bataragera kuri level yo kwinjiza ubwo biba biterwa n'iki ubundi kugira ngo ube YouTube partner bigusaba ibintu bibiri bigusaba ko ufite abantu bagukurikirwa n'aba subscribers 1000 no kuba ufite amasaha 4000 by'abantu bakurebye ubwo urumva rero video y'iminota 10 ibaze cyangwa y'iminota 5 uzagira amasaha 1010 kandi umuntu yarebye iminota 5 kandi atanayireba yose hari yareba 2 hari yareba 1 nicyo kintu cya mbere kivuna ariko video imwe ishobora kubikwinjiriza iba yirebwe se na miliyoni 3 iba yirebwe se n'abantu benshi so ngo byose bituruka ku kuntu content yawe yakunzwe hari umuntu ukora channel iminsi 2 kayibaye monetize hari umuntu ukora channel akamara imyaka 2 akageza hakaruha kavuga ati apo ibintu ntago ari ibyanjye akabivamo umva rero byose bituruka kuki kuko create niyo mpamvu iyo create content kona ntago biri gukunda urahindura nk'ubu ngubu njye ntago nahindura ahubwo ndashaka wongeramo ubusazi ko abantu bashaka ibiboroheye nk'ubu ngubu mfite content wenda mbakopeze ngiye kuzana ngiye gushiramo ntekereza ko ari ishobora nko kuboostinga siyo ko ushobora no kubikora ngasanga ntago bikunzwe kuko abantu bakeneye nk'iyo nkoze nk'utuntu turi relaxed mbona ukuntu babikora tuvuga urugero ubonye nk'umukobwa mwiza wicariye nko muri gare tubarehera downtown wicaye neza nko kurya nk'ubugari n'inyama ubwo abantu bagufirima ukuntu babangana iyo agafirime agakubita kuri stati y'agafirime agashira kuri TikTok iyo agafirime agashyira hehe urero ni ukuvuga ngo mujya bibona abastari babikora iyo uvuzwe wavugwa nabi wavugwa neza wowe uri kwinjiza so rero nta kintu biba bivuze ngo urikanye kuri comment ngo Claire mutukesha iyo mwantoga muri nka miliyoni byaba ari byiza ko mwa muri miliyoni mwasuye ibikorwa bya Claire ni ukuvuga ngo rero aragenda we ukakora ibintu rimwe na rimwe n'impamvu ujya kubona abantu abastari baranditse ngo batandukanye kugira ngo mubavuge mugaruke muze musure za bikorwa byabo ukuntu bari basohotse ukuntu bari bakundanye so nuvuga ngo iyo ubona wasinziriye ukora agashya gatuma n'ubundi wongera kubyuka kuko bakunda nyine uba wankombye ukongera ugashora bushyashya njyewe mbonye ibi bidakora ntago najya kure y'ibyo nakomeza nkahindura ari YouTube ibi kure command ko gati wabigenza gutya na gutya kuko ari kuntu video bakubwira ati video ntago iri kurebwa cyane shaka kuntu bigenza hindura thumbnail nuvuga ngo ugiye kubikora ubundi bikora as business utagiye gukina kuko ubaye udasubiza n'abantu umenye ibyo bashaka nabwo ni ikibazo uhora interactinga nabo buri gihe ni igitekerezo ushyizemo n'akandi kantu wenda watumiye nk'abandi bantu ngo musangire ishobora kuba yarebwa cyane murimo nk'ubu ngubu ndashaka kongeramo challenge zo kurya ndashaka kongeramo challenge yo kurya kubera ko birarebwa birakunzwe ikindi haba harimo amasura mashyashya nk'ubu ngubu imbogamizi ngifite impamvu ntari kuzana abantu nk'amavideo ngiye uzanye nk'umuntu ubona birebwa uramutse uzanye nk'umusitari runaka bitewe n'akazi dukora duhura n'abastari nta muntu watumira ngo yange kuza ngiye kudagusapotinga ibyo ngibyo impamvu narabikora hari ibintu nkibura ntago ndabasha kubona sound ndacyafite imbogamizi za sound hibaza nakoresha boom nakoresha izo microphone zo kwambara babiri ari usanga nimo ndiga ukuntu ngomba guhindura sound namara kubona sound imeze neza vuba ngo ngo hari byiza byinshi cyane mbategurira mu minsi iri imbere ya kuri thumbnail urazifotora uzivana muri video ubundi hari igihe mfotora ariko kubera ko ntagira umwanya mu bantu baba busy mbamo kuko nkora ibintu byinshi
ndi umunyamakuru mba ndi muri bindateka ndi secretary general wa Kigali y'abagore ibyo byose ni ibintu yabikeneye ngewe physically birangora nzivana muri video nuva ngiyo maze gufata iyo mbonye nk'akantu gasa neza mvuga reka nganyifatire stable nzakuramo thumbnail niyo maze nko kwarura mbere y'uko testing nibwo mfata thumbnail bikimeze neza ukabikorera kara grading kuko ndabona abisukuye nta niyo nkora nifata nka video nkuko mba na uploading izindi isanzwe kala collection imana nakoze ya video yose nayo niyo nkorera gutyo aho making sure ko ikintu ufashe nyine ubona ko kiri buze kuza gukurura buri muntu kirebye urugero niba ari nk'aya mashaza ese niba hari andi mashaza atandatu ari ahangaha umuntu azahitamo amashaza yanjye ari yareba niba ari ubugari reka turebe tujye nko kuri YouTube twandikemo ubugari turebe wenda twandikemo cyangwa twandikemo guteka turebe se ikindi kintu ndi kwiga ni ukureba ese video ukuntu ushobora gutegura video zawe zikaza imbere nushiramo guteka ubona ko amavideo yanjye ari kuza ari menshi n'abandi arimo ariko yanjye araza recommended imbere hari ukuntu ushobora kwiga ukamenya ngo ndacyabirimo sindabimenya neza ukuntu ushobora kujya ari ukuntu abikora muri Google ukabona nyine ibintu byawe biza imbere y'ibindi byose hari ukuntu babikora mu settings sinzi ni iki nimo ndabyiga ngo ndebe kubera ko hari ushobora kwandika niba wanditse wenda tuvuge ifiriti guteka ifiriti n'ibintu byanjye bidashobora no kuza urabona habanza yuyu hakabona kujya iyanjye ariko bakore komanda bagendeye ku amaviews ufite menshi ariko iyo waciye muri ubwo buryo bwa Google bakore komanda nyine wamaze kubishyira imbere video zawe sakana ko nakantu k'ingenzi cyane uvuga ngo ruhura wiga ibyo abandi bakora habanza iyi bone yanjye ni ya kabiri nta kindi garuke kuri YouTube channel ahubwo ndagaruka kuri kariyeri na deviaho gatoya ngaruke kuri kariyeri ubusanzwe watangiye uri mu videographer cyane birashoboka ko umuvideographer yakubakira izina akorera ikigo kiri broadcast yize muri intake ya 2016 Cedric kuri ubu yashinze company yiwe afite institution yiwe nyine ikomeye ukitekereza ko nawe uzaguma uri umukozi w'ikigo runaka cyangwa nawe nyuma uzagera igihe ushinge ikigo cyawe runaka muri production video production njye ntabwo ndi muri video production cyane ubu ndi muri ibingibi cyane kubera ko nk'ubu ngubu njyewe yanjye na target mfite ndashaka gushinga ishuri ryo guteka ndashaka gushinga restaurant yibi byo guteka kuko mbere numvaga nshaka ko mfite muri umuntu wanjye ubyiga ko twakora production tukajya dufilma nkafilma agafotora nkagira gute ndabireba mbona biragoye niyo mpamvu naje gushiftinga njya muri ibi ngibi kuko niyo maze imyaka yize kuri flash 2015 uyu mwaka wa 2006 karindwi kuko ntageze muri 2015 iri gusoza nko kwa 11 urumva niyo mpamvu 2015 ntayibara 2016 na 2019 umva hafi irindwi ahubwo ni ukuvuga ngo rero impamvu rero ugasanga nagara abantu benshi tubasha kugira support ku miryango bayisaba ngo wifashe ariko mbona ibi ngibi bishobora kumpa amafaranga se restaurant watangiza ngaho ko na miliyoni 5 watangira nagara amafaranga menshi nk'ishuri noneho byo biranoroshye cyane nivuga ngo nge ntekereza ko impamvu ibi ngibi mbishiramo imbaraga mbona
iyo ugiye gutekera nk'abantu mu gafete amafaranga bari buguhe, iyo uri butekere nk'ubukwe amafaranga baba bari buguhe, yose ni amafaranga. Wareba ugasanga ushobora gusagura amafaranga utekeye ubukwe, ushobora gusagura amafaranga flash membi ku kwezi. Numva so nuvuga ngo rero ukoze umunsi umwe ubonye amafaranga ukorera iminsi 30. Niba iyo mpamvu nase ngo ati okay, nta n'umuntu n'umwe wateye imbere akorera abandi, cyo mu cyumve utera imbere iyo wikorera, ariko kugira ngo hari igihe usanga kugira ngo wikorere bigusaba ko hari umuntu ubanza kuguha ka kazi kagufasha kwifasha kugira ngo saving uzabashe kugera ahandi. Niyo mpamvu mbwira buri muntu wese yuko mbere yuko utera imbere ukawugize amahirwe ukaba ufite aho ukorera cyangwa se hari ikintu baraguha amafaranga nawe wifashe usavinge ustruggling kugira ngo uzabashe kugera ya step ya hahandi. So rero ntekereza ko ibintu byose bigira intangiriro. Kereka iyo urangije kwiga umubyeyi akubwira ati hari gushaka gukora iki mwana wa akiri igishoro, aho ngaho bihita bikorohera cyane. Kangaruke kuri YouTube channel yawe, cyane cyane njya nkunda gukurikira ama reset yawe muri kiriya kiganiro cy'imiziki ni Flash Mix. Muri ya minota yo kuwa kane nyine bagushyiraho, usanga akenshi na kenshi ama reset utwereka n'ubundi hari abataliyani bakabuhariwe mu guteka n'abaspanyor ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko njye nashaka kubaza, ujya utekereza ama reset yawe ushingiye ku biryo byacu gakondo, nk'urugero ugafata nk'izi impungure ukawazivanga n'ibindi bintu nk'inagaraso ryo tukure cyitwayibona bikaryoha, ukaba wafata nk'ibindi bintu ukabivanga n'amagi ugakora umureti uri special, twavuga ati ni ko twumva Spanish omelette, tukumva natwe twavuga nko mu Kinyarwanda nk'ibintu nk'ibyo nk'umutetsi. Urakoze. Nshaka kwinjira muri kariyeri yo guteka cyane, niyo mpamvu utangira ejo bundi umuntu abafunguye igitabo, waba utangiye kwandika ibitabo, utangiye gushyira ama reset hanze agatangira akagurishwa. Kuko mbere y'uko reset uyanza kwishyira hanze utekereza ibintu, wakora research ukareba ubundi abatetsi bameze nk'abaganga. Iki hari ibintu ushobora kuvanga bikabyara uburozi mu mubiri umuntu agapfa, akaba yanarwara mu nda bikaba bibi. Ukavuga iki ni nkivanga kigereranya gutya na gutya bizakunda, iyo bikoze ugasanga birahura nibwo ubona kubitangariza abandi. So ibyo ndabitekereza cyane pe, ndabitekereza cyane bavuga nti ubundi niba nshaka kugira gutyo tubona iyo nirefeye ku bandi batetsi bari hanze, ureba ugasanga afite YouTube channel, afite website, afite igitabo, urumva afite application, nyine urumva ko ibintu byose biri well set. Mba numva sofa ari ahantu nifuza kugera, ariko byose ni urugendo kandi rutoroshye rurerure. Ariko byonyine ifite target, buri kintu cyane biragora ni bagiye kubabwira target. Ese ndashaka kugera he? Ese ndashaka kuva he? Iyo umaze kumenya rero target yawe birakorohera kuyigeraho. Ariko iyo uri mu kirere nyine shaka akanyoni karakugurukana, umuyaga ukagutwara, amazi akakujyana, utari stable nta kintu ushaka kugeraho. Ngiye kubaza video zawe ugize editing cyangwa ufata biri fine ukahuza gusa uka uploading? Editing ahubwo cyane. Ndeditinga cyane, akenshi ndani editingira nka 99 ndi editingira. Keke nk'iyo nagize nk'impamvu runaka nibwo wamuvanye mwanya editingira, ariko hafi ya zose maze ko mfiteho video 130 ahari batari 110 zose rwose nk'150 muri zo ninjye nabona arazeditinze, nyinshi ninjye uzeditinga. Usanga wenda ikintu gitinda satetse ni wenda nk'isombe ifata umwanya munini, ya masaha yose urayafilima ukayishyira no muri video cyangwa urastopa ukaza gukomereza ihiye? Stop. Urumva kuri social media abantu bakeneye ibintu bigufi, nushaka no guhabana ibintu birebire bararambirwa. Nk'isombe natetse amasaha 4 cyangwa 3 n'igice, nguha iminota 8, ubundi YouTube ikore komanda hagati iminota 8 12 kuzamura. Rero akenshi video zanyu usanga ari 8 12. Mbere nibwo najyaga ngeza muri za 20 keke watumiye nk'umustar, ko umustar mu interacting n'andi magambo kurusha uko muri kuvuga guteka. Ariko mbana urebye nka video nyishizemo byose yaba ari nk'iminota 30 cyo gihe, ariko abantu bararambirwa. Byonyine igitunguru gikata nk'umunota wose, ako ngiye nkwereka nk'amasegonda nka 3 4 kugira ngo ubone ko byoroshye.
mbese ubutekereza umuntu na wa muntu aguze ka kabando ese ndamufasha kwihuta abashe kureba uko biba bigufi ni kugira n'abantu benshi babireba. umuntu wawe mujya mubikoranamo se nawe agira inyungu akora kuri video zawe cyangwa se afite channel ziwe nawe akoraho? Nishwe ntacyo anafite nta nubwo wabiteganya, gusa we ni umufotogarafe wakunda photography cyane, nibyo abarimo akora. Turashaka kujya dukora iminsi imbere, turaba dufite photoshoot mu rugo, turi gukora ama setup ku buryo tangira gufotora, akunda gufotora abana, aba models, ku buryo turimo turashaka ibikoresho bikeya ku buryo mu minsi iri imbere turaza kulaunchinga nyine ibyo bintu. Yitwa Mugisha Dua. Ari AU nta kintu aratangira gushyiraho. No, ariko numva kuri Instagram ayifite. nonse ko ruvuze kujya stopinga wenda niyo ugiye gukomeza ubwo wibuka ukuntu wari wambaye, ukuntu wari wimakinze. Umva ahubwo we ntabwo uzi challenge hari igihe noneho nk'iyo mfite nk'uwo munsi wose urabimbwiye biransetsa, nk'iyo mfite nk'uwo munsi wose hariho ukuntu tuvuga urugero maze ngiye kuza nka keke nyishyize muri oven kandi iraza gufata wenda tuvuga isaha yose, kandi wenda ngiye kugenda nari mfite nk'inkoko ndi bute nteka iminota 10. Ujya guhindura ya myenda ugakuraho lipstick ku maso, ntabwo bihindura kuraho lipstick ugashyiraho indi lipstick ugahindura imyenda ugatangira ugateka bya bindi, hashira akanya wabona bya bindi byahiye ugasubira kujya kwambura. Mbese it's challenging, ni ibintu biba bitoroshye. Ari ukuntu usanga nyine nk'umuntu ukora ikintu sibyo ukajya umwireferaho bitewe wabona muri carrière ya cooking kuri YouTube, noneho hari abandi tuzi nyine twe tuzi babandi umuntu avuga ati nka Antoinette ujya ubireferaho. Burya iyo udashaka kwiga ku bandi ntabwo ari byiza wigira ku bandi cyane. Urugero n'amaresete ukuntu ahimbwa ntabwo ujya kwihimba uko icyo kintu kiba kitarabayeho, urafata ukagereranya ibyaho ukareba. Ushobora kureba mfite nk'abatetsi benshi nkurikira, hari abari internationale, hari abari nationale. Ushobora kureba nkareba nka Antoinette ni inshuti yanjye cyane, nabonye ari n'umuntu ugira urugwiro. Muri iyi minsi turenda no kuza gukora na video ko narayimusabye azaza gutekere. Urareba ugasanga niba Antoinette atetse ngiki ubundi waza nkumva ndayikunze. Icyambere cyo ngerageza resete kuko nayikunze. Nk'ubu ngubu nkunda Chinese resete cyane, abashinwa bateka neza ariko tugapfa ko bateka amavuta menshi, nkunda amavuta menshi. Ushaka kureba ugasanga nk'ikintu kumva ukeneye nko kukirya ukavuga ati kino kintu wakigerageza. Hari n'icyo ugerageza ugasanga birabishye, ariko gu yanjye ishobora kuba atari gu ya Shira, ishobora kuba atari gu yawe. Niyo mpamvu uzasanga ugasanga wowe urabikora ukavuga ati munkurikira no gati mu buryo bwanjye njye nikundira agasenda ubwo mbigenza gutya, niba umeze gutya uzabigenze gutya na gutya. Ariko kenshi ibyo abagenzi banje mbireferaho cyane kuko bari aba legend baba baradutanze baba babizi, niyo mpamvu tuba tugomba kubibahira. Okay, kambashimire cyane abanyeshuri ba ADMA ku kiganiro cyiza tubashe kugirana. Ikintu cy'ingenzi ejo bundi mwa graduatinze muvuye hano, ntekereza ko ikintu cya mbere nabagiramo nk'inama nuko uko byagenda kose ushobora kuba your own boss kurusha uko waba umukozi w'umuntu runaka. Social media, TikTok irahemba, nka Instagram ntabwo nabwira umuntu azakoresha Instagram. Abantu kuri Instagram bashobora kuba ari nk'abantu ahari bafite ukuntu bameze bidasanzwe. Ushaka gushira same video kuri Instagram ikaribwa n'abantu 200, washyira kuri TikTok ikaribwa n'abantu 28,000, 100,000. So ureba nawe platform iri buze kukwinjiriza. Rero ushobora gutangira with your smartphone ugakorera amafaranga. Ubona bari abakimenyi bande kuri TikTok binjiza amafaranga bameze neza. Kandi ugiye kujya kuri social media
muzazigeho muri gukorera amafaranga, uzigeho hari business uvuga uti ngiye gukora ibi ngibi ni business, wicare kuri content uyitekerezaho, ubaza abandi, wagisha inama wibaza nawe ngo ese ni iyihe mpamvu izatuma umuntu azaza akicara ku bintu byanjye akabireba akabitaho bandoze. Ikindi impamvu nanabivuga ni uko kuri ubu ngubu u Rwanda byaroroshye, dufite iterambere ryihuse rwose. Iyo ukoresha social media zikoresha uzi neza ko iyo nza kuza kubona narabaye serious kera kose amezi 3 ninjije amadolari miliyoni 1,400,000 amezi 3 maze imyaka 2 kuri social media. Ariko nibwo bimenye so ashobora kuba ari umugisha wowe ubimenye none hako bishoboka. Niyo mpamvu ugomba kwibyaza umusaruro ukavuga ati Claire we yatangiye atabizi bayimubwira bipinga. Nta muntu ushobora gupfa kukwereka results z'amafaranga yinjiza gutya. Nuko nifuza kugira ngo nkubwire yuko ugenda umenye ko harimo amafaranga ariko wakoze muri ubu buryo, kandi abaguca intege aba ari benshi ubashyira gutya ku ruhande bakomeza gukora kubuzi icyo ushaka. Kamashimire cyane mwakoze ku mwanya wanyu.